wari uzi ko ikiganiro cya radiyo Rwanda ni igitekerezo cy'uko abantu muri iyi si bahinduka bagakora ibintu bimwe na bimwe utamenya. Urugero, uyu munsi ndagaruka ku musore. Umusore ni wa muhungu ugeze urengeje mu myaka 20 mu gihe ari kwitegura gushaka, usibye n'ubwo rero yahindutse basigaye bashaka bafite 13. Iryo ni ishyano rwose ndivugaho, ndavuga ku ubu ngubu n'umuco wa kera guhera ku myaka 20 kuzamura, aho umusore agiye gushaka akagenda akabasanga guhitamo umukobwa w'inzobe ngo ugikara ntamushaka, ubwo ugikara kumva ngo azagumirwa, wibaza ko nta muzungu wagumiwe, ikigoryi gusa. Ahagana mu mwaka wa 2026 umusore witwaga Gahene imbere y'ivuka rya Yesu mu mwaka wa 2026, ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2000 imbere y'ivuka rya Yesu bwerekana ko abasore bakunda abakobwa b'inzobe. Ubu ni ubugoryi. N'umwe bazi ikibazo kimwe bibaza ko nta muzungu wagumiwe. Subiza, igisubizo ni yego, kuko abazungu benshi bari bagumiwe barinda bageze imyaka 80 barabuze umugabo. Kimwe nuko hari abasore bagumirwa kuko ari umusore duturanye wabuze umugore waheze ku ishyiga, ubwo n'umusore ahera ku ishyiga. Aho ubushakashatsi bwakozwe n'umushakashatsi waga muri kaminuza yigenga y'Abanyamerika Institute of Science witwa Makovine, yaje gukora asanga abahungu bameze gutyo bafite imitekerereze iciriritse y'ubugoryi inakabije mu bucucu, ahubwo kugeza aho umuntu usanga ari umusore atangira kuba imbwa mu gihe yumva ko ngo azashaka umukobwa w'inzobe ngo igikara wapi. Ubu ni ubugoryi kuko hari abazungu bagumiwe. Garuka tuva kuri iyi ngingo, uyu munsi navuze ko ariyo tugumya tureberaho ko ugomba kujya umushakashatsi w'umunyamerika witwa Donald Trump, perezida wa Amerika, burya n'umushakashatsi mu batabizi yagiye kumva bacuranze ino ndirimbo. Kuzuye na call ijwi ryawe ndaryumva, you far away distant from me, the love in 3 years without a mate, without a conversation, cause you tell nibi ngibi ubyumva. Yarayumvisha abantu bose nabo baranyutwa, bagira ko barayibyina. Niya Makovine irenda gusohoka ikajya kuri YouTube, nawe nimba utari umuntu w'imbwa uhagenda ukayumva kuko n'indirimbo zigezweho muri iyi sezo. Iyi niyo sama turi kwinjiramo. Banyita Yakiboyi, muzajya mugunya mukurikira ibiganiro kuri YouTube channel yitwa Yakiboyi Comedy. Ndabashimiye.